Inama y'abayobozi b'ikipe ya Rayon Sports bateranye muri iri joro ryo kuwa 10 tariki ya 3/2025 hariya mu Nzove. Mu saha ya saa 11 zuzuye iyi nama yari itangiye ndetse kandi yari igiye kwigaho byinshi bigiye bitandukanye, ndetse kandi turaza kugaruka ese muri derby yabyifashe bite, imyanzuro ikakaye isohotse muri derby ese naho bimeze bite, ndetse tumenye n'uruhare rw'abafana muri rusange n'urw'umutoza Robertinho nawe utakomeje kuba ashobora kuba yasohoka muri iyi kipe, dore ko umusaruro akomeje gutanga utarimo kunyurwa cyane n'abayobozi batari bake b'ikipe ya Rayon Sports. Turaza gushyira no ku kigereranyo uko byifashe, ndetse kandi turakubita n'umunzani uzamuka mu kipe ya Rayon Sports. Ni Kigali One ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Wibuka kudushyigikira kugira ngo utajya ucikanwa n'amakuru ya Rayon Sports tugenda tugutegurira umunsi ku munsi. Ikipe ya Rayon Sports ni ikipe twemera nk'abakunzi bayo, ndetse umukunzi wayo wese ndamusuhuje ndetse nguhereza n'ikaze kuri uyu muyoboro. Wibuka gukanda subscribe kugira ngo tubane nawe mu makuru y'umwimerere ya siporo. Kugeza ubu rero iyi kipe yacu ya Rayon Sports iracyayoboye umwanya wa mbere n'amanota 43, ikaba irusha mukeba amanota agera muri 3. Kugeza ubu ngubu rero iyi kipe ya Rayon Sports ubu ngubu ibintu bimeze neza, nubwo umusaruro utarimo kuboneka nk'uko uruhare rwacu tubyifuza ndetse n'urwo abayobozi, ariko nyamara ibintu birimo byigwaho cyane kugira ngo bikomeze kuba byashyirwa mu buryo ndetse no mu mucyo ukwiye. Inama rero yabaye nyuma ya derby, dore ko iyi kipe yanganyije n'ikipe ya APR FC muri derby, bose babura ruca impaka, ariko nyamara uko byarangiye umukino wabonaga ko ikipe ya Rayon Sports yarushije ikipe ya APR FC ku rwego rwo hejuru. Ikipe ya Rayon Sports nayiha nk'amanota nka 80%, naho APR FC nkayihereza 65. Uri kumva ko rero harimo ikinyuranyo kinini cyane cyo kugira ngo APR FC ibe yagira uruhare yafata ku kipe ya Rayon Sports. Iyi nama rero yari inama yari igamije kwiga ku myanzuro, ndetse kandi yiga n'uburyo ishobora gushimangira ku mwanya wayo wa mbere. Ibi ngibi inama yari iyobowe na perezida w'ikipe ya Rayon Sports Tadeo, dore ko bagacinya ba Wasiri ndetse na kapiteni w'ikipe ya Rayon Sports Muhire Kevin nawe yararimo, ndetse harimo n'umuvugizi w'abafana muri rusange, ndetse n'abaherwe benshi nabo bari bitabiriye iyi nama kugira ngo bige kuri byinshi. Iyi nama rero imyanzuro ikakaye nuko basabye Muhire Kevin gukomeza kuba ku mwanya wayo, ndetse kandi ngo ntihagire undi mukino bongera gutakaza mu mikino yose basabwa kugira ngo iki gikombe babe bagitwara, ndetse kandi anasaba yuko n'igikombe cy'amahoro cyazinjira muri Rayon Sports. By'umwihariko iki gikombe ngo kiramutse kibonetse abakinnyi rwose ibintu byaba byiza, ibirori mu Nzove byaba bikomeye. Inama rero yabereye mu Nzove, ndetse umutoza Robertinho bamubwiye yuko nawe adakwiye gucika intege nubwo ibintu bitari kugaragara neza, ndetse n'umusaruro ntuboneke, nawe akwiye gushyiramo ubunararibonye, ndetse agakora uko ashoboye kose, ndetse akakora n'iyo bwabaga kugira ngo ikipe yacu ikomeze kuba iya mbere muri uru rutonde rwa shampiyona, ndetse no mu gikombe cy'amahoro kiri guteganwa, dore ko ubu ngubu turi muri 1/2.
ndetse kandi imyanzuro Tadeo yavuze uburyo umushahara wifashe mu kipe ya Rayon Sport, bavuga yuko abakinnyi batari guhembwa neza, ariko nyamara ibingibi nabyo biri kwigwaho kugira ngo barebe uko aba bakinnyi bacu babona amafaranga atubutse, kuko baba bakoze ndetse babwira bagenzi babo yuko bakwiye kuja gusura umusore wacu Faringanye urwaye, kugira ngo barebe uko yagaruka, ndetse babaze n'umuganga uko bikomeje kumugendekera, kuko nimba ashobora kuba yakira akaza gukina. Nyamara iyo tuba dufite Faringanye ibintu byari biraza kugenda neza. Ni Kigali One ikomeje kukugezaho amakuru y'umwimerere, wibuka kudushyigikira ukanda subscribe ndetse kandi ukibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo utaca ucikanwa n'amakuru tugenda